nongeye kubaha ikaze aho uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ifite ubushobozi bwo guhindura imitekerereze y'abantu benshi kugira ngo ni gute wasiga kubaho ubuzima bwawe usigaranye byose cyane hakaba n'igisobanuro giteye mu mutwe ubuzima bwa buri munsi hari abantu benshi batazi ko bagifite kubaho ubuzima bw'abandi aho kubaho ubuzima bwabo bwite ugasanga umuntu ahora yigana abandi agashaka gukora icyo abandi bakora kwambara uko abandi bambara gutekereza uko abandi batekereza ndetse rimwe na rimwe agafata imyanzuro yatewe ibyo abandi bamufasha ibi n'imibereho cyane ahubwo agatangira kubaho ubuzima bw'abandi aho kubaho ubuzima bwe nyamara buri muntu uremewe umwihariko we nyine afite umwihariko udasanzwe mu buzima bwe afite impano zitandukanye n'iz'abantu n'inzira yihariye yaremewe icya kabiri kuki abantu bigana abandi katurebere hamwe impamvu zitandukanye zitwereka ukuntu umuntu ashobora kwigana abandi akumva ko agomba kubaho mu buzima butari ubwe kutizera ubwe icyo ni icya mbere iyo umuntu adafite icyizere mu byo ashoboye cyangwa mu byo akora atangira kureba abandi akumva ko ubwe atihagije ntacyo ashoboye icya kabiri umuvuduko w'imbuga nkoranyambaga uyu munsi abantu babona ubuzima bw'abandi ku mafoto ku mavidewo bagatangira kwiyumvamo ko nabo bagomba kubaho uko babayeho nyamara si ukuri kw'ibyo ubona nyuma y'aya mafoto hari ukundi kuri wowe utazi icya gatatu rero gushaka kwemerwa n'abandi hari abantu bakora ibintu kugira ngo abandi babakunde cyangwa babemere aho gukora ibibashimisha ubwabo icya kane rero kubura icyerekezo iyo umuntu adafite intego y'ubuzima bwe byoroshye cyane kwinjira mu buzima bw'abandi icya gatatu rero ingaruka zo kwigana abandi nizo tugiye kurebera hamwe kubaho wigana abandi si ibintu bidafite ingaruka hari ikibazo gikomeye gishobora kuvuka mu gihe uri kubaho ubuzima butari ubwawe gutakaza umwimerere wawe kudashobora kwishimira nyakuri kwawe guhora stress yo kwigereranya n'abandi kubura ikintu cya mbere gikomeye kigufasha kubaho ubuzima bwawe ni ukwemera ko uri umwihariko utandukanye n'abandi nta muntu n'umwe usa n'undi nta muntu wuzuye nk'uko uko umeze nta muntu n'umwe mumeze kimwe ufite umwihariko wawe ufite impano zawe bwite ufite izina ryawe ry'ubuzima ufite inzira yawe Imana yakuremeye ufite ibihe byawe byo gutsinda no kugeragezwa ufite intego yihariye itandukanye n'iy'abandi iyo umuntu yumva neza atangiye kurekera kwigana abandi ahura no gutangira kwiyubaka iyo urekeye kwigana abandi ukumva ko ugomba kubaho nkawe utangira kwiyubaka gake gake ukabasha kugera ku ntego zawe ndetse no ku nsinzi yawe mu gihe iyo uri kugenda wigeranya n'abandi utakaza byinshi kandi utagatakaje uhura n'imbogamizi nyinshi utagahuye nazo uhura n'ibibazo byinshi utagahuye nabyo nyamara mu gihe uri kubaho ubuzima bwawe bwite nkawe ugenda uzamuka gake gake nubwo yenda bishobora kutihuta nk'uko ubyifuza ariko igihe kiragera nyine bikagerwaho kandi bikagenda neza mu buryo bwawe no mu mugisha Imana iguhaye kuko ibibona ko ufite ubushake ikagutera inkunga ikagushoboza kuko niyo igushoboza icya gatanu rero kwiga kumenya icyo ushaka mu buzima bwawe kugira ngo ubeho ubuzima bwawe ugomba kwibaza ibibazo by'ingenzi tugiye kureba hamwe ni iki ushaka kugeraho mu buzima bwawe ni iki kintera umunezero nyawo ni izihe mpano mfite nshobora guteza imbere ni gute nshobora gufata cyangwa gufasha abandi mu byo mfite byanjye byihariye iyo ufite ibisubizo by'ibyo bibazo ntuba ukikeneye kwigana abandi kuko uba ufite icyerekezo cyawe bwite uvuze icyo ushaka aho ushaka kugera n'icyo wafasha bagenzi bawe mu gihe hari icyo ushoboye icya gatandatu rero kwemera ko abantu batandukanye imwe mu nyigisho ikomeye mu buzima ni ukwemera ko abantu batandukanye ntabwo buri wese agomba kubaho umuganga umucuruzi cyangwa umwarimu cyangwa umuhanzi ubutandukanya cyangwa ikintu kidutandukanya twese ni uburyo butandukanye isi igira abantu batandukanye ndetse bigatanga ubwiza bw'isi cyangwa umwimerere w'abantu utandukanye tekereza isi aho abantu bakora ibintu bimwe basa cyangwa batekereza kimwe byaba ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu rero Imana buri wese yamuhaye umwihariko we
kanaka azaba umuganga, undi azaba umwarimu, undi azaba umucuruzi, undi azaba umushoramari. Nyine buri wese afite umwihariko we. Imana ifite buri muntu wese ikintu yamuteretsemo kimutandukanya n'undi. Niyo mpamvu ari byiza kwemera ko utandukanye n'undi na mugenzi wawe. Nk'urugero, umubyeyi abyara abana bose se na nyina bose ari bamwe, ariko buri wese akaba afite umwihariko, akaba atandukanye n'undi. Bashobora gusa ku masura, ariko baba bafite akantu kabatandukanye, yaba ku isura, yaba n'umwihariko w'imbere mu muntu. Icya karindwi rero, kwihesha agaciro. Kuba udakwiye kwigana abandi bisaba ko wubaka agaciro kawe. Kwihesha agaciro bisobanuye kwemera uwo uri we, kutagendera ku bitekerezo by'abandi, kwishimira intambwe nto wateye, kwiga no gukura buri munsi. Iyo wihaye agaciro ntuba ugikeneye kwigana abandi ngo wumve ko ufite agaciro. Uba wumva ubwawe wihagije, nyine ufite agaciro. Nta mpamvu yo kwigana abandi ngo wumve ko nukora ibya mugenzi wawe aribwo uri bubone agaciro. Hoya, wowe ufite umwihariko wawe. Hari icyo waremanywe kigomba kugutunga, kuko buri muntu wese azanye n'isahani ye. Hari isahani Imana yawe yaguhaye, iri muri wowe, nta handi izava, ntabwo izava hanze, iri muri wowe. Icya munani rero ni ukwihangana mu rugendo rwawe. Kubaho mu buzima bwawe si ibintu byoroshye. Rimwe na rimwe ushobora kubaho abandi basa nk'abagenda vuba kurushaho, ariko wowe bikagenda gake gake. Ntugacike intege rero. Ubuzima si isiganwa ryo kugeraho abandi bageze, ahubwo ni urugendo rwawe bwite. Hari igihe cyawe cyo gutsinda n'igihe cyawe cyo kugerageza, ndetse no kugerageza. Hatana n'ibyawe, gerageza uko ushoboye, usenge Imana, ukore cyane, uzabigeraho. Icya cyenda rero, gukoresha impano zawe bwite. Impano cyangwa kamere yaguhaye, impano zitandukanye n'iz'abandi. Iyo utangiye kuzikoresha utangira kubona impinduka mu buzima bwawe. Niba ufite impano yo kuvuga, bivuge. Niba ufite impano yo guhanga, uhange. Niba ufite impano yo gufasha abandi, bikore. Niba ufite impano yo gutekereza, uyikoreshe. Ntugapfushe ubusa impano zawe wigereranya n'abandi cyangwa ushaka gusa nk'abandi. Hoya, kora ugire umwihariko wawe wihariye. Icya cumi rero, kwitandukanya n'igereranya. Imwe mu ntambwe zikomeye ni ukurekera kwigereranya n'abandi. Ukigereranya bituma umuntu atabona agaciro ke, atabona intego ze neza, atagera ku ntsinzi ye neza, ahubwo agahera ahantu hamwe ho kumva ko agomba kwigereranya n'abandi. Reka igereranya, ahubwo jya wigereranya n'uriwe ahashize hawe, ugereranye n'aho ugeze uyu munsi. Niryo gereranya ryiza rikwiye ku muntu wihesha agaciro. Urebe niba aho wari uri ejo ari kukiba. Iryo ni ryo gereranya ubundi umuntu yakagoye kugira mu buzima bwe, akavuga ngo imyaka ishize 5 nari meze neza, ariko uyu munsi ngeze ahangaha. Iryo ni ryo gereranya rikwiriye ku muntu wuzuye, umuntu ufite agaciro, umuntu ufite ID nzima. Niyo mpamvu rero tudakwiye kwigereranya n'abandi, dukwiye kwigereranya igihe turimo n'igihe cyashize cyacu, ndetse tukareba naho tugomba kuzagera mu minsi iri imbere. Icya cumi rero, kwizera inzira yawe. Ubuzima bwawe bufite inzira yihariye. Nubwo wahuye n'abandi, hari uwo uzanyuramo cyangwa hari aho uzanyura hatandukanye n'aho abandi banyuzemo. Buri wese agira inzira ye. Kwizera inzira yawe bisaba kwihangana, kwizera ejo hazaza, kudacika intege no kwiga ku makosa yawe cyangwa ku byo wanyuzemo runaka, ukigira ku bintu. Ejo uyu munsi ntabwo nari nzi iki ngiki, narakosheje ndagikora, ariko uyu munsi byamfashije kwiga kugera kuri iki ngiki, kuko ejo narakosheje. Iri kosa rigomba kumbera inzira yo gukosora kandi nkagera aho ngomba kugera. Mu gusoza rero, bakunzi bacu, kwiga kubaho ubuzima bwawe utigana abandi ni kimwe mu ntambwe zikomeye ziganisha ku ntsinzi nyayo. Ubuzima bwawe si ugukurikiza abandi ibyo bakora, ahubwo ni ugukurikiza impano zawe, intambwe yawe, intego zawe n'inzira yawe yihariye. Wibuke ko uri umwihariko, ufite agaciro kandi ufite impano zitandukanye n'iz'abandi. Ntugahagarike umutima ngo ni uko udasa nk'abandi, ahubwo ube originali yawe wihariye, ube umuntu wa nyawe wihariye. Ntukumve ko ugomba gusa nk'abandi. Mwakoze cyane kuba mwatwumvise muri kiganiro Intsinzi mu buzima. Dukomeze kubaka ubuzima bwacu dushingiye ku cyerekezo cyacu, indangagaciro zacu nziza, no kwizera ko dushoboye kugera ku ntsinzi ya nyayo tutigeze twigana abandi. Mwakoze cyane, mugire ibihe.